guhimbaza Imana. Yesu nashimwe. Turabakiriye ikaze mu nzu y'Uwiteka. Uyu ni umunsi wa 29 turi imbere y'Imana dusenga amasengesho y'isumiro 4 ku ntego yo gupima urebe birashoboka. Yesu nashimwe. Nzi yuko rero Imana yacu ishobora byose kandi nta kibasha kurogora imigambi yayo. Yemera rero haguruke ku maguru yawe tumwakire aho agiye kumara akanya atugezaho iby'Imana biri muri we kandi mukabera ko agiye kumuyobora muri ako kanya agiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Karibu mwene data. Ndaza gusengera abantu nyuma maze kwigisha ibyo bisa neza kandi biraza kudufasha mu mpande zacu ndetse n'izayo. Yesu abamugisha. Karibu mwene data. Yemera rero tumusengera Imana. Data, mu izina rya Yesu, umukozi wawe yamaze kugera ahera hawe. Ijambo ry'Imana rirera kandi rifite ubushobozi, ariko we mu bubasha kuritugezaho rifite imbaraga kandi ribe iriruhura imitima ya benshi, ribe risenya ibihome byose by'umwanzi, kandi buri mutima w'umuntu wese uranga ufashwe n'iryo jambo, ubuhorwe n'iryo jambo, rireme igikwiye mu gihe ngiki. Turi muri pima urebe birashoboka, turabizi ko bishoboka, ariko nanone baratubwira dufata ibihe by'amasengesho, uzahindura, uzanarema. Reka bibe bityo ku muntu wese rero wageze aha, ugira ibyo urema bisa nk'uko nawe yizeye ko bihari bigaragare muri byose. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana yongere ishimwe ubwo uburinzi n'ubutabazi n'imikorere yayo. Imana ishyirwe hejuru. Ndagira ngo dufate Bibiliya rero ducunguje uburyo umwete, dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Tuze gusoma duhereye ku gice cyaho cya 6, hanyuma dusome duhereye ku murongo waho wa 66. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 6, dusome duhereye ku murongo waho wa 66 tugeze ku murongo waho wa 69, twumve icyo Imana ivuganye natwe. Dusome.
haranditse ngo benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati databuja twajya kuri nde? Ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo uwera w'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Twongere rero dusome igice cya 14 aho muri Yohana mu gice cya 14, ariko dusome duhereye ku murongo wa mbere wonyine. 14 murongo wa mbere haranditse gutya ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Amen. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana na Yesu mumwizere. Mumaze iminsi muri mu masengesho, kandi amasengesho Imana yakunda kubi kuko ni ikiganiro Imana igirana n'abantu. Ubwo rero umuntu yagutumiye kandi ari mukuru ngo muganire, aragutumira mukanaganira akanakubwira icyo yagushakiraga, cyaba icyiza cyangwa ikibi. Iyo umuntu yagutumiye akubwira n'icyo yagushakiraga. Turashimira Imana rero ko iminsi mugezemo mwagiye mwumva icyo mwahamagariwe n'icyo bashakaga kubabwira, ariko bazaboneza no kuvugana namwe, kuko mu rugo iwacu haba ibyo bavuga kandi bagira n'ibyo bakora. Ikindi cya kabiri, iwacu bariha ntawe basaba, cyo gituma babahamagaye ngo namwe bazabagirire neza. Amen. Nitwa Pascal Barakagira, ntabwo ari ubwa mbere nje hano muri Patmos, ndatekereza ko atari n'ubwa nyuma nzongera nze. Akenshi kandi nta kindi kinzana uretse ibyo Mose n'abahanuzi bahamije mu butumwa bwiza, nacyo kinzanye rero ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe uvuga ngo humura Yesu aracyariho. Humura Yesu aracyariho. Rimwe na rimwe tugira ibibazo byo kuba mu nzu y'Imana, tukaba mu rusengero, tukaba mu masengero yacu, tukaba mu madini n'amatorero byacu, ariko ntiduhe uburemere cyangwa ntiduhe agaciro iri zina rya Yesu. Tukaza gusa kwinjira, tukaririmba, tukabwiriza, tugaporotokora, tugasohoka, tugataha, ariko Yesu arimo aravuga ngo nimwongere mumwizere aracyari. Kubera ibibazo biri mu isi, kubera ibibazo by'ubuzima isi ifite, kubera uko isi imeze, hariho n'ibibazo bigaragaza ko Yesu atakiriho. Rwose umuntu akakubwira ati ibyo by'Imana bireke, ibyo bya Yesu bireke. Iyo uza kuba warabanye na Yesu n'ubu umeze utya, iyo aza kuba ashoboye n'uba byarakugendekeye gutya, iyo uba ushoboye uba warabigenje ukundi. Ibyo bive muze tukwereka ukundi wabigenza, kuko ukanabivamo ukanagenda umunota wa mbere ukagira n'amahirwe, ariko amahirwe ugize ntaramba. Ndashimira Yesu rero ko iyo atinze no kuza, aho aziye ibyo azanye birarama. Aho aziye rwose ibyo azanye n'ibyo aguhaye birarama kandi bikaramba. Nimuhumure rero aracyariho kandi aracyakora. Intego y'amasengesho hariya ndimo ndabona ivuga ngo nipimurebe byose birashoboka. Pimurebe byose birashoboka. Njyewe ndabonye Imana igira n'umuco ukomeye. Imana ishobora no kukugirira neza bitewe n'umwanya wayihaye, utazi no gusenga, ariko waha Imana umwanya gusa ukumva umutima wawe ukunze Imana cyane. Ko abantu benshi rimwe na rimwe turavuga ngo bazi gusenga cyangwa baranasenga, ariko yaba uwitwa ko asenga Imana ikamwumva, yaba n'uwitwa ko adasenga, umwanya gusa wahaye Imana, Imana ikareba ikavuga ngo uyu muntu koko arankunda, reka nanjye nze mugirire neza. Imana nishimye. Pimurebe ni inyito igaragaza ko n'ubundi hari n'ijambo rivuga ngo ntibishoboka. Yego, kuba byitwa ngo pima urebe ni ikimenyetso kigaragaza ko hari ijambo mu isi rivuga ngo nta kigenda. Ubwo ni ukuvuga ngo pima urebe kuko nta kigenda, wowe pima urebe turebe ko byagenda. Mwarakoze rero, Imana mwaje kureba ntabwo ihemuka, nta nubwo yamwumvira ubusa.
gupima kwanyu ngo murebe Yesu nawe azagaragaza ko bishoboka, nubwo mu isi bavuga ko bidashoboka, murebe kuri Yesu birashoboka. Haleluya. Ibyo tuvuga nta muntu wabitubwiye ngo tubivuge, nta n'uwo twabyumvanya bivuga, ahubwo twebwe ibyo tuvuga amaso yacu yarabibonye, amatwi yacu arabyumva, amaboko yacu arabyakira. Yesu aracyariho, nimupime murebe, ibidashoboka mu bantu ku Mana birashoboka. Dusomye Bibiliya, ijambo ry'Imana iratubwira ngo benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma. Ni ryari? Ko cyari ikibazo kigoye. Umunsi umwe rimwe na rimwe n'ubu mbibabajije ikibazo mwasanga mwese mutagishoboye. Abigishwa ba Yesu cyangwa abantu Yesu yahamagaye ngo bajye kumukorera ni bangahe? Ni bangahe? Nimunsubize. Twumve hano ni bangahe? Twumve hariya ni bangahe? Twumve hano, twumve hariya. Bose bananiwe kunsubiza. Abigishwa Yesu yahamagaye, iyo dusomye Bibiliya twebwe niyo batubajije turavuga ngo yahamagaye abigishwa 12. Ariko muzasome Bibiliya zanyu neza, muzasanga Yesu yarahamagaye abantu 83. Bwa mbere yarabanje ahamagara ba bantu 70. 70 ahamagaye nibo yahaye ububasha, arababwira ngo nimugende mukize indwara, mwirukana abadayimoni, mukora imirimo n'ibitangaza. Bamaze kugenda, ari bashaka kugarukaho mu kanya, arongera afata bano 12 aribo twebwe dufatiraho icyitegererezo n'ikibwirizwa shingiro. Ariko muri 12 havamo umwe aramugambanira, hasigara 11. Muri 11 batora undi wuzuza wa 12, ariwe witwa Matiyasi, yuzuza wa 13, kuko wa 11 wa 12 yari yagiye kwiyahura, batora Matiyasi araza yuzuza 12, biyongera kuri 12 baba 13, biyongera kuri 70 baba 83. Abigishwa rero uko bangana uku, ndashaka kubaza kuvuga kuri aba 70, aribo kino kibazo kiri jambo dusomye cyaturutseho. Mupime murebe, nubwo abandi bagiye, abasigaye bizeme. Mugani nako guhumbya, Yesu arababwira ngo mbahaye ubutware muzamuke mugende mubwiriza ubutumwa bwiza. Narishimye. Aba ubutware bwo kwirukana abadayimoni, gukiza indwara, gukora imirimo n'ibitangaza, kuzura, ngo barazamuka. Bibiliya iravuga ngo bajya mu birorero, baragenda barabwiriza. Mu kanya nk'ako guhumbya ngo abarwayi baragwira, abafite ibibazo baragwira. Bagiye kubona umuntu wa mbere, abadayimoni baramufasha, kuko bari bazi ijambo Yesu yabahaye, ngo barambuye ibiganza baravuga ati mu izina rya Yesu turagutegetse dayimoni muvemo, ngo wa muntu arakira. Uwa kabiri nawe bigenda, uwa gatatu bigenda, uwa kane, ngo abantu benshi imirimo y'Imana irakorwa, abantu barishima, abantu baranezerwa, abantu bagubwa neza. Ngo muri ako kanya akagoroba cyangwa umugoroba ugeze, barabwirana bati mureke dutahe, dusubire aho twavuye, tujye kureba databuja, tumuhe raporo y'ibyo twakoze. Ndashimira Yesu ko ibyo abantu bakora mu isi ari we wabahaye ububasha. Rimwe na rimwe nko ku bakozi b'Imana aho bahura n'ingorane nyinshi, ukoze akanaka urugero rwa hafi, nimba ngewe Pascal sengeye umurwayi hano agakira, wari urwaye indwara zizwi zinagaragara, hanyuma undi mukozi w'Imana kuko adafite ino mpano y'Imana, we naza no gutera isengesho, wa muntu arataha ameze uko yakabaye, kuko nta bubasha Imana ubwo yamuhaye si ubwo gukiza indwara. No, uyu ukijije indwara n'uyu utazikijije, uyu wazikijije araza kuba ikibazo ku wakijije, kutakijije. Uwakijije aragenda avuga ati ndashimira Imana yankoreye imirimo, aleluya, abantu mwese mufashe gushima Imana yarankoresheje. Uyu Imana itakoresheje, ariko abantu b'iki gihe mwabaye muto, uriya akorana n'abadayimoni, nta muntu umeze kuri we, ariko iyo aza kuba ari we tukavuga ko akorana n'abadayimoni yari kubyakira.
aba bagabo rero nabo ngo bajya kubwiriza birukana abadayimoni benshi mu bantu ngo batashye baza guha shebuja raporo ariwe databuja Yesu. Bwa mbere uwa mbere ati mumpe raporo y'uko byagenze. Uwa mbere atera agatoki, mwigiye ni ukuri ndakurahiye bya bintu watubwiye nirukanye abadayimoni ubu ndeba nanjye sinoroshye. Aho gushimira Yesu barishima. Ni ikosa rikomeye kuba Imana yakorana nawe ukirata wowe nkaho wakwirasa uwagukoresheje nta gihe bimara. Mukajya nakaguhumbye ndakibwigisha yewe najya kubona umuntu abadayimoni bamuvugiyemo baramotsa bavuze ibintu byinshi murangukaho ikiganza ndamubwira nti hora mu izina rya ngiye kubona mbona koko wa muntu aracecetse ngo barirata barishima baranezerwa. Uko bavuga bityo n'ibinyabagonga biravuga ngo aturitura rigaragaza ko yahumana. Ujuza n'abantu nibakubona ntibakabona yuko wazanwaga mu rusengero n'ibibazo bijye binagaragara ko niyo ufite ibisubizo binjira mu nzu y'Imana. Urara rimwe na rimwe imibare myinshi abantu binjizwa mu rusengero n'ibibazo. Nta mwana ngira, nta mugore, nta mugabo, ndashaka fiance, shaka kujya i Burayi, shaka kujya he. Nubwo ari byiza ariko ubiguhaye we umuhaye izihe akahe gaciro. Yesu azabahe ariko abahe n'umutima wo gukomeza kumukunda. Birarangira ngo baramanutse bagiye kuryama wa mugabo baravuga ati sha ejo atazongera kumekenyesha amasaka nubwo ejo baje gusenga ntibyemere uyu munsi garuka n'uyu munsi nidakunda ejo uzaza. Haleluya. Ukajya nako guhumbya ngo arababaza ngo jewe nubwo tugiye kuryama hari ikibazo nshaka kubaza uriya mugabo. Umva ko yamubajije ngo mwigishe ko tugiye kuryama se ntaho Bibiliya tugaragariza ko bariye bagiye kuryama barariye yamasa. Hari igihe ukorera Imana ukabaho nabi ariko Yesu akubikiye ibyiza. Hari igihe ukorera Imana ukabaho mu buzima utatekereza ukayibaza ati Imana nkorera niyo cyangwa siyo. Ariko reka mbabwize ukuri nubwo Imana ntacyo yaba irimo ikuvugaho hari icyo irimo gutekerezaho. Ngo birangire barishimye numva ndishimye. Ngo bagiye kuryama wa mugabo bamubwira ati mwigisha ati nubwo tugiye kuryama hari ikibazo cy'amatsiko. Undi ati ni iki? Aramubaza ati ese iki nicyo gihe wenda kuzaniramo ubwami bwawe n'ahangaha? Ntabwo zarimwe baroho bakirisito, ntabwo zarimwe. Kwari ukugira ngo kuko abana bahungu bari abanyentambara bo mu muryango w'abazerote bari abantu barwana. Kwari ukugira ngo bumve igihe Yesu azafatira ubuyobozi abashinge minisiteri z'ingabo babone uko barya babyeze ku gisirikare. Ntabwo zarimwe zo kumubaza igihe azagarukira. Ibyo se byara ahubwo kubera inzara yari bariye n'ibibazo by'amasaka bamubajije bashaka kumva igihe azafatira ubutegetsi bagakira amasaka y'abantu. Yesu nawe baramuhindukira namubwira ati mva si ibyawe kumenya iby'iminsi n'ibihe data yagennye ni ubutware bwe wenyine. Cyakora cyo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumpamya mwahekenye amasaka mwambaye ubusa mwaburaye kuva hano i Yerusalemu kumanuka kugera i Yudaya n'i Samariya no ku mpera z'isi hose. Ngo bagiye kuryama bose bimyoza. Ariko uyu nawe ubusa umwuka wera igifukira gusa cyangwa kitabusya neza barimyoza barara baryamye ukuntu utamenya barara bacurikiranye barara mu buryo ariko bibaza mu gitondo saa 10 arababwira ati mubyuka akazuba katarava dusubire mu ivugabutumwa. Nimba Imana iguhamagaye ihanganira ubuzima urimo ugomeze upime uyikorere urebe hari umunsi Imana izagutunguza ibitangaza. Nubwo ushobora kugira ngo ntabwo Uwiteka agikora imirimo n'ibitangaza, nubwo ushobora kugira ngo ntabwo Imana ukorera ikiriho, nubwo mushobora kugira ngo Imana musenga ntigikora, Yesu hari igihe aceceka agira ngo arebe ibyo mwigira kandi atabuze uko akora. Gatagaragara kwezi kwa mbere 2 imyaka 3 5 10 uzi umuntu wari umaze imyaka 9 asenga akutuza akaburira imfubyi agura mituwere ngo arebe ko Yesu yamufatira muri mituwere agatanga mituwere Yesu akifata akagaburira abakene Yesu akifata iminsi irashira indi irashira. Ejo bundi nyuma y'imyaka 9 Yesu aramubwira ngo ibyo wankoreye byose narabibonye kandi nagira ngo ndebe yuko umutima wawe ushobora kuba umuntu ufite ibintu utanabifite.
n'uwiteka nzaguha umwana. Ubu tuvugana afite uruhinja yarabyaye mu minsi yashize, kubera yuko aceceka yumvise. Nimurebe naya narangira, kuko ushobora gukora ikosa ryo kubabeshya, tukababwira ngo nubwo muyasenze mwese muzahita mubona ibisubizo. Oya, hari abazasubizwa 100% bigaragara, ariko hari n'abazatagangara bicuza n'impamvu basenze. cyo mwicare mubizi. Hari abazasubizwa rwose banashi, ariko hari n'abandi bazakubitwa kugira ngo niwe bishe umwana w'Imana, kandi bose barasengana. Rero Yesu ntiyakora ereri iyo kubahera rimwe. Yesu se niwe uyobeye ubwe, maze na leta izi ubwenge nta mwaswi ijuru. Uzi ko leta iyo yagufunze ikabona imitungo yawe itimukanwa, yayigira ingwate ntugende, leta ikwambura ibyangombwa, ariko iyo ufitiye igihugu akamaro ikakurekura ikagufungisha ijisho kugira ngo ukomeze ukore twa turimo, hanyuma ikabigufungishije ijisho yarakwambuye ibyangombwa, imitungo yawe yarabaye ingwate. Ubwo se Yesu niwe winjije? Hanyuma urukiko rukagera rugati kugira ngo tumenye ko atatorotse, ajya ahora azayitaba buri wa gatanu. Imana nayo rero sinjiji izakora imirimo yayo, nirangiza bamwe muri mwe bafatira imitungo yanyu itimukanwa ariko gakiza kagomeze kababirire mu mutima, nirangiza ibambura ibyangombwa byatuma mutoroka, kuko irabona iguhaye imodoka none utagaruka aha, irabona iguhaye amangazini none tutakubona, ibigufungiye muri icyo ngicyo. Hanyuma igutegeke kujya uhora kwitaba mu masengesho ya buri wa kane muri Patimosi, ngo urebe yuko utatorotse. Nibona naho wagiye izavuga ngo wa muntu yarakomeye, reka muhe bya biti noneho ndabona naho yaje. Ariko ntabwo tubabeshye, bamwe muzasubizwa abandi mutagamba. Aho bwiye warubuze ngo icyanzana mu mubare w'abazasubiza. Ntabwo birangire. Aba bahungu babaha bamaze kuba hano mu gitondo barazindutse, barazamutse Kaperinawumu barayirenga. Nimba Kaperinawumu yari iri nka Kimironko, bararenze bajya Bumbogo. Tazagira ngo Yesu azabakoreshereza hano gusa, azana gutwara gukoresha hano. Ni nacyo gituma mukwiye kujya musaba imbaraga zizakora ikindi gihe, kuko utaza Imana izagukoresha. Imana yo kabyara ikora igitangaza rero cyanteye ubwoba. Baricaye barabwirije ngo abantu benshi, niko Bibiliya ivuga, nivuga benshi ubwo ko bari benshi, ngo barahurura bose baraza baricara ku musozi, barasenze saa 7 saa 8 wa mugabo wabimenyereye, tugira abantu bamenyereye ibintu akaba yumva guteranya abagenzi bari yamenyereye, akaba yumva nta muntu uvuga ukuri ubaho, akaba yumva ibyiza ariwe mubizi. Ibyo bintu barabimenya, ariko na Yesu azashyira ukuraho. Ariko mira ngo Yesu ninjye ukajya nako guhumbya, azamura ukuboko ati mwigisha, ati noneho dore saa 9 to sezerera abantu, noneho bwanije ni benshi batamva Yesu ko yabashije. Ndamushimira aze kudutekerereza. Umva amagambo yaravuze ngo nimubasezerere, ahubwo mubarinde mubagaburire. Bwira mugenzi wawe ngo igisubizo cyanjye wasanga kiri kuri wowe. Ni uko bisobanura, nimubasezerere ahubwo mubarinde mubagaburire. Itorero Patimosi ntabwo ribasezerere, ahubwo rifatanyije n'Imana, naryo ritumije ibyo kurya rirabagaburiye mu izina ryayo. Ngo baricaye, hahaguruka umugabo utagira kwizera, timurebe ariko tuzabagire. Ariko wa mugabo imbere wahereye utera abantu ibinyoma, ngo uranadusiteresheje saa 8, ubu wagira idenari yo 200 ibyo wabona ibihagije bano bantu. Yesu aramubwira ati aho wari upimye ukareba, jewe Yesu na Data ku bantu ntibishoboka, ariko jye na Data biradushobokera. Hari akana rero kazunguza, ariko Yesu akunda abazunguza hino muri Kimana. Hari akana kazunguza, abantu bazunguza mujya mumubaha na Yesu yarabubashye. Bariya abantu bazunguza mu tutaro n'amagi n'ibinyobwa bakanya, mujya
undi nawe ageze imbere ya Yesu kugira abantu rero barwica ruhoze akwereka ko muri kumwe nyamara imbere rusya ageze imbere ya Yesu yereka Yesu ko nta kibazo kandi ibyo amuzaniye byambuye umwana agati mwigisha yaciye bugufi cyane mwigisha kuko tubonye isamake ebyiri n'imitsima 5 hari icyo wabimaza Yesu ngo amurenza amaso haleluya ndagira ngo mbwire ngo Yesu yarengeje amaso ibyabavuzeho ahubwo yerekeza amaso ku bizabakiza uruvugo ngo arenza amaso umuhaye isamake areba akana bazamuye ngahita avuga ati sawa kano kana nako kari mu bandi dore ikintu cyanejeje ngo ahita ababwira ngo nimwicaze abantu 50 abantu hamwe muhashyire 50 ahandi 50 ngo barabicara arababwira ngo kano kana kazanye isamake kicarane n'igikundi cy'imbere ushobora kuzaza muri aya masengesho wikinira ugakupitana n'igikundi cy'imbere Yesu agahita agufatira ushobora kuzaza muri aya masengesho ute ugira ngo nta kibera muri Patmos wahagera Yesu akagufatira ushobora kuzaza wikinira uvuga ngo hari umuntu runaka uje kureba ngo hari umukobwa waherekeje ngo hari umusore waherekeje ngo hari umuntu waje kureba ngo ni mama wawe uherekeje cyangwa ukahagera ugasanga igikundi cya mbere ubundi ukazagenda ari uvuga ibyakubaye ngo baricaye bere kuko bari bicaye gutya 50 kubera inzara barihengetse bamenya noneho mukanya nako guhumbya ngo Yesu afata ya samake afata ya mitsima arazamuka data nuko yavuze musobe ndagushimiye ku bw'aba bantu nababwiza ijambo gusa ntibanyumve uyu munsi mbabarira tubaho ibiryo hanyuma rero bazinga bagira ngo ndabona akingiraho akagufatisha icyo yakoze ejo bundi hashize ubu tugira abantu Yesu yahamagaye barwaye abakiza indwara ariko ubukene burabishe aravuga ati umuntu ndamucakirira mu ndwara mufate nyimukiza azajya ahora avuga imbaraga zanjye barasenga basaba amafaranga basaba ibiryo barahebye ariko Yesu akora igitangaza cyiza ngo barangije kurya banga bamaze kwicara ngo arabahereje bararya ndamushimira azaduhereza turye bakozi b'Imana mwicaye muri aya materaniro bamenera ibanga uzi ko Yesu yagutumye abanza kugaburira bagutumyeho wowe akagutaganga bana bigishwa nibo bagaburiye abantu musoma kugeza uburyo ibiryo bishize hasigara ibivungukira mu materaniro ngo Yesu arabahamagara agira ati nimwikore nimugende muyore nabiri batangira kwimura abantu barariye twebwe dusigaye hari usengera umuntu agasubizwa wowe ugasigara ukamuye akakubwira ati bya bintu byaciye mu mukozi w'Imana ukibaza niba ari Imana wowe usenga ukagira gusenga Imana yase iyawe n'ikumva ukibaza ukuntu umusabira Imana ikamuha wowe ugasigara inkweto zaragucikiye ariko turashimira Imana ibanza ibyihutirwa kuko izi ko abo bantu bagenda igakomezanya n'abakomeza kuko izi ko bashobora kubyihanganira kandi nkako guhumbya abahungu bawe ngo arababwira ngo nimurushyire muri izo ndobo ngo babishyiramo ngo arangije arambagara sigo Petero na runaka ngo buri wese nahagarara inyuma y'intonga ngo bazihagarara nk'uko mubona amagaza ari umurongo ishene ndende y'abantu 12 arababwira ngo ngaho nimwikorere izo ntonga muzitahane mu rugo umwe akabwira umugezi abandi barariye none nitwe tugiye kumena imyanda ariko twaruha hari igihe Yesu atinda kukugirira neza ukibaza nimba ari wowe wishe umwana we kibaza se nijye wishe umwana w'Imana ko runaka twasenganya akabashima Imana ko runaka ugewe ndaziri ngo batangira kujushura ariko rakatereka dupfe kubikora tugenda ngo bikorera intonga Yesu aravuga ngo ibyo bidashoboka nibyo nza gukura n'ibishoboka bikorera intonga rero barataha Yesu arazoroshya ndamushimira buriya zikoroshya ibibazo byabo aramutse arekuye ibibazo mufite bikabagwa ku mutwe burya umutwe ni mutoya ibibazo dufite ni binini aramutse
bikagwaho byose. Wajya usanga abantu mu mujyi bagenda bameze gutya babitse kubera ibibazo bafite, ariko ategaho amaboko akabyoroshya, agasigaza ibituma usenga, ibituma wika akabigumana. Aramanutse uko bagenda byabivungukira, Yesu arimo araremamo amasamake n'imitsima. Ibyo mubona bidashoboka Yesu arimo araremamo ubuzima. Bya bindi ubona bitabaho Yesu arimo araremamo ibizima. Bya bindi mubona bidashoboka Yesu arimo araremamo ibishoboka. Ngo bikoreye bagenda benda kugera mu rugo batangira kumva ibintu byaremereye. Rero twese nitwubaka kimwe. Oya, buri wese afite umugore w'uko ateye, nanjye wanjye ateye ukwe utameze nk'uko wawe. Ubu hari umuntu wubakana n'umugore uvuga kurusha ifirimbi. Ubu hari umuntu wubakana n'umugore uvuga kurusha agasafuriya. Ubu hari uwubakana nk'umeze nka dendo utavuga. Ubu hari uwubakana nk'umeze nk'imashini idoda, uvuga nk'imashini idoda. Aba bakozi b'Imana rero bari bafite abagore batandukanyije ingeso. Uwa mbere rero atashye asanga afite umushizi w'isoni. Minsi 3 wari umaze, wari waragiye he? Ariko ubundi mutuzabaho. Hari abaturanyi bari barabwiye abantu ko ibyo bamwe ntacyo bizabamara. Ariko reka mbabwize ukuri, ibyo abantu batubwira ko ntacyo bizatumarira, ibyo bigiye kukitumarira mu izina rya Yesu. Mukanya nako guhumbya ngo umugore amwe ati ubundi wabagaye. Hari abantu bashaka kuzaturira ibintu tutaranaruhanye, ubu ngo barakanuye, ngo bategereje kujya bavuga ngo pasika ngo nari naragusengeye, ngo reba uko ugenda. Ariko niba umuntu yaragusengeye akabikubwira n'isaba, ariko bya bindi abantu bigira by'ubwesiko pasika naragusengeye, umva Bibiliya iravuga uko wagenje niko uzagenda. Nimba waransengeye duhurire hanze nanjye umbwire ikikugoye gusengera. Ahita abwira umugabo ati rata mutware mwiza, ati neza uzasubireyo, ati ndabona bya bintu bigenda. Kababwiza ko bino bintu biragenda n'ejo muzagaruke, ibi bintu biragenda n'ejo muzaze, ibi bintu biragenda n'ejo bundi muzaze, ibi bintu biragenda n'ejo bundi buriya muzaze. Abateruye isamake ajya kwiyereka umugore wari waramucyuriye kugira ati umugabo wawe ntacyo azakugezaho. Bagabo beza nimuhumure abagore bacu tuzakibagezaho, kuko ikitugezaho niwe twaje kureba. Umuntu yarambwiye ati pasika ati nsengera umuntu yanutse. Ese yakututse ngiki? Ngo ndinzerereze ngo muragenda. Ndamubwira ntiyakoze. Ura n'Imana, none ejo bundi hashize yahuye n'Imana imurangira akazi, burimo arakorana n'umuntu ucuruza piyesi de reshaje, nawe urimo arahembwa kuko yazerereye aho Imana ikorera. Ahura n'Imana imurangira akazi. Mujye muzererera aho Imana ikorera, aho kwirirwa muzerera mu ngo za rubanda muvuga ibitabareba, aho kwirirwa muzererera ku turimo tw'abandi muvuga inkuru muzi n'izo mutazi mukazihimba. Jya uzerera bati byagenze gute, abatware baba abagore bakababwira terega wa mugabo twakurikiye niwe waduhaye bino bintu, ariko yatubwiye ngo tuzabwire n'abandi ejo bazazinduke, muzaze kwitwaje udufuka namwe azaba. Ejo mugende murarika abantu mubabwire ngo muri Patmos harimo harabera imirimo n'ibitangaza, muzaze namwe Imana izabaha. Abantu bose Imana irabaha. Musome Bibiliya ngo n'abatizera n'abizera bafata utudobo n'imifuka barirara ku kababa ntibasinziriye. Muzi ko umuntu wahaye agaciro ibintu by'Imana aba ameze nk'uwagiye n'amaguru urugendo rurerure akavunika, ari kugera kuri Yesu bwa. Iyo wahaye agaciro ibintu by'Imana umugeraho mbere. Ngo baragiye akazuba wa mugabo, niba ari umugabo Bibiliya ntivuga niba ari igitsina gore cyangwa ari ingabo, ariko Bibiliya ivuga ngo ni umuntu waje yiruka asanga aho mpagaze kugira ngo ngende kuko bituriki wenda navuze bitakwakira Yesu yicaye. Ahita abwira ngo kutuye amasogisi. Namubwira niyo nari mfite nta cyerekezo, ngo nabise bibaho. Ndamubwira ntibibaho nyine. Arangije arambwira ati uretse kubwiriza ayakora. Aravuga ati jewe kuko ububasha mpabwa n'amategeko nari mfite ibihumbi 20, nkuramo 2 hari icyo nabigura amasigara 38. Uyu mugabo aranejeje. Aya masogisi ndayagura 38,000 nsigaranye nabo atura amafaranga. Amasogisi ndayatwara niba n'Imana yari yayihaye, nzajya nyambara mu kigo cy'Imana nanjye Imana ijye ibona ko nayambariye amasogisi nk'umuntu. Ahubwo mwese
abantu bafite amasezerano yo kujya hanze mwabuze inzira mukaba mwarabuze uko mujye duhurire hanze tuvugane bereka ukuntu kuko n'Imana nayo hari uko tubikora. Haleluya! Twimurebe none uyu munsi ndaho indege yose igwa muri iki gihugu cy'u Rwanda nitahaba itike yayo wayishaka nayibuka ukagenda nkamushakira burara mu mahanga turi gukora muri Top Travel. Imana iduhaye umugisha kandi Imana iragenda ibigenza neza. Twimurebe byose birashoboka ariko se bibaye uko ejo bundi ndagira ingurube z'abaturage ntibari barangiye ko nzapfa ntacyo nimariye nzapfana umusatsi n'amavuta none Uwiteka anafanya kazi yake kwa namna hiyo. Mungu wetu ni wa ajabu. Sema amen. Na ulinza duka kukohana na penina na baba ugorona ulinza duka nguzabanze wiyange niwanga kwanga idini ubamo nawe uziyange kuko nawe ulinza duka. Kandi nta dini ritagira ubuyobe. Idini ryose rigira ubuyobe kuri rigenzi ryayo. Nta dini ritagira ubuyobe. Ibyo muzicare mubizi. Mupatimosi ni inyobe ku badive. Abadive ni abayobe ku basilamu. Basilamu ni abayobe kuri ADEPR. ADEPR ni inyobe kuri Gatolika. Nta dini ritari iyobe kuri rigenzi ryayo. Ubwo rero mu muryo uri muri yoberego n'abandi bagume muri yabo bari yoberego uzasobanura ibintu ari yanyu. Tuvuga ngo amen. Batekereza ku musozo ariko ngira aho nashatse kubakora. Mukanya nako guhumbya ngo arabaganiriza abantu bari bahumiye buzuye ngo arangije bigendera nka saa saba abahungu bashonje batari konduguya uyu mutipe ejo yatuye imitsima ryabo abandi bati hari nka saa munani ati tube twihanganye gatoya wabo uba wihanganye gatoya wabo bishobora kwera uwo muntu kwegera kugira ngo babihanganye bishobora kwera muganya nako bumbya saa munani zituye ngo saa cyenda Yesu bazamura ijwi aravuga ati yemwe abandi batoke buriya nimwumve cyane batangiye kumutekerereza nimusenga n'amasengesho mutekereza ibisubizo byanyu bizatura tayari mwakisha ntacyo muzabona kuko ikintu uzaho kiva ntikitwa igitangaza. Igitangaza ni ikintu kikubayeho kigutunguye kandi utatekerezaga aho kiva. Niba rero mwararangije gutekereza ibintu byanyu bizaba mwakishe muyatangire bundi bushya. Imana yo kabyara akivuga ati yemwe abaje uwo munsi baravuga ati baragiye kuvuga ngo abaje ejo bicare inyuma uyu munsi bazimira batangira kumutekereza. Aravuga ati dore ninjye mutsima wavuye mu ijuru uza mu isi. Baba tipe bati mwana jameni uyu mujyama se kwavuka hano hakurya uyu ni umutsima we umuntu uryaho ntakaze kuzapfa. Ndababwiza ukuri ko umuntu utari umubiri wanjye ngomwe n'amaraso yanjye nta buzima agira. Abandi batarika abantu bayoba bakabesha we batuyakora ibitangaza ate batubakorana n'abadayimoni bati ngo amagambo bakoze Imana nimukorere Imana ni hahandi utagusiga rwakubanza uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina na shobuja mukorera baramuvuga bamutwise bavuga ko ari ikigendaro arabavuka na samuhisha mu Misiri aramujyana ahavuye kumuhishira araza arakura bakorana imirimo bareba inshuro ya gatatu bamwica bavuga ko atazazuka baravuga ahapfiye bagira ngo nari buvemo baravuga bicara no ku gitare mu kanya aragipeza arabatigisa arabazamukana baravuga yiyereka intumwa baravuga n'uyu munsi yiyicaraniye na se ntacyo yitayeho baracyamuvuga si wowe bazareka. Jewe naye karibu abantu bose bazi kuvuga bazashakira ibyo bamvuga igihe
bazakura amenyo y'imbere bajye bavuga ururimi. Maye kari abantu bose uzaharanire yuko ibikuvugwaho nta ruhare wabigizemo, ubundi urwanisha akaryo kubaha Imana, uzareba ukuntu Imana izakura abanzi bayo amenyo y'imbere. Yajya kuvuga ngo urabizi we, murabizi we, murabizi we, ibyo agiye kuvuga bigapfiramo, kuko iyo twaje kwitegereza n'inyembaraga n'inyamaboko birakora ikabigaragaza, ntibuza kurakara, ni Data wa twese mwiza. Kandi ndashimira Imana, ubu ibintu bakuvuze iyo uba ukiri inkovu, umubiri wose uba ari umukara, hari inkovu y'uruvuga ikuri cyo mwigize niba bamvuze ndagiye, wagiye se ubundi iri iwacu ndigendeye, bamvuze babigenje gutya tuguya, nta nkovu y'uruvuga ibaho. Kandi amahirwe dushimira Imana, burya ukuvuga nawe afite abamuvuga, abimenye, burya ukuvuga nawe afite abamuvuga, tuza n'ikimwe kuri kimwe. Ikindi cyaneje ibyo bakuvuga, amahirwe dufite nuko tutabisanga ku isahani tugiye kurya, twisangiraho imvange, tukisangiraho ibiryo, tukabimiranyiraho amagambo akayararana, nanjye nkiyorosa agasinze. Yesu aracyakora mwiza. Muderekeza nsoza, nimupime murebe Yesu aracyakora. Y'amasengesho muyahe imbaraga. N'ubu nagenda mu nzira ujye ubwira abantu ngo ndi kumwe n'Imana iminsi runaka, ikizava muzagifatisha bimwe. Nubura n'umuntu akamureka ariko ibyo ubamo ni biki, umubwire ngo uko biri kose biraruta mbere, iyampamagaye niyo kwizerwa, uwapfuye niwe wazutse. Ejo bundi nahuye n'umuntu arambwira ngo Pastor ngo warabyibushye, ntiwagira ngo tuzahure ngana neza, ngo wamugana. Ejo bundi mwagira ngo tuhure ngana nabo, ibintu abantu mwige noza kubyibuha nabyo birabareba. Iby'Imana ikora biradutagaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzino ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Iby'Imana ishaka nibyo bizaba. Ngo arangirira arababwira ati nijyaho umutsima wavuye ngo nuko benshi mu bigishwa b'abaherwe basubira inyuma. Ahita abaza Simoni Petero ati Simoni, nawe urashaka kugenda? Simoni aramubwira ati mwigisha, kugenda nagenda, ariko ejo bundi wakijije umuntu mbireba mbishyira mu mutima. Ejo bundi wagenze hejuru y'amazi nanjye mwiganye birakunda, nako nkabika mu mutima, mbona uwatigana nawe yajya akora nk'ibyo wakoze, nako ngashyira mu mutima. Ejo bundi uherutse gutererana kugirira neza abana mu rugo rw'ikanda y'i Galilaya, nabyo mbibonye ngo ni wowe wita ku baburani, nako nkabika mu mutima. Ejo bundi wuzuye uwapfuye bishyira mu mutwe ndawera, ubu ndeba narashize. Bariya bagiye bareke nibazi imikorere yawe. Jewe Simoni Petero na bano turi kumwe ndabavugiye, twebwe twakuvaho tukajya hehe? Kari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo, twakuvaho tukajya hehe? Kari wowe ukiza indwara zatunaniye, twakuvaho tukajya hehe? Kari wowe dutegura amasengesho ukabidushoboza, izina ry'Imana nirihange icyubahiro. Urebe kwa Yesu yashaka. Twasomye ijambo muri Yohana 14, biravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizeye Imana na Yesu mwizeye. Mbwira umuntu kwegera ngo nimuhagarike umutima. Ikintu gihagarika umutima ni icyaha gusa. Niba uzi ko nta byaha ufite, ntuhagarike umutima, Imana izazana urubanza kandi izaruburana. Yobu yaravuze ngo dore ndigira imbere ariko ntihari, nasubira inyuma nkayibura, mu kuboko kw'ibumoso yikorera nsinyihari uzigisha mu kuboko kugira ngo narebe imirimo ya, ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Iyo barongera avuga amagambo atatu yanejeje, arambwira aravuga ngo dore Imana ntiyita ku gasuzuguro nk'uko kose, kuko ari imenya iminsi yanjye nategecewe. Nubwo uvuga ko utayiruzi, ariko urubanza rwawe ruri imbere yayo, nawe uyirindire. Arongera avuga ijambo ryanejeje, aravuga ngo irokora abarengana,
ikabakura mu makuba kandi akarengane gatuma Imana ibaziburira. Imana ikuziburira amatwi muri aya masengesho. Imana ikuziburira amatwi kucyo waje kuyisaba. Nuhagarika umutima wawe, ndinginga Yesu ngo akuziburire amatwi kucyo waje kumubwira. Ndinginga Yesu ngo akuziburire amatwi ku kintu wicayeho muri iyi minsi yose turimo dusenga. Imana ikuziburira amatwi. Nari nzi ko nzarinda mpfa nongeye gushaka umugore ntanabyara. Nge nari narikatiye. Ndatekereza ko nigeze kuzana mbaho ubuhamya. Umugore wanjye yararwaye araremba agera kuri tape yo gukuramo imyenda akirukanka. Agera ku kigero cyo kunanuka akava ku biro 86 agasigara na 34. Noneho najya mureba nya avuga nari kubona Imana nakoresha kandi akambwira ati nta Mana ibaho. Nanjye ntiwamugana. Hari ibyago bigutera ukagira ngo Imana nibaho. Kandi kugira ngo uzakurire mu gakiza k'Imana jya ufata ibintu byose nk'ibyarangiye. N'ubu usenga usaba inzu ujya umera nk'umuntu Imana yayihaye ariko ukawikodesha. Buriya niko gutsinda. Niba Imana yarakwemereye imodoka ujya umera nk'umuntu Imana yayihaye amafaranga ugahita uyishyurira abana ku ishuri ikaba yaragiye mu bakerarugendo barayikodesheje baragiye mu bitembere. Jya umera nk'uwabibonye ubundi niko kunezeza Imana. Ikavuga ati uyu muntu yararenze reka muheze. Ndizera ndavuga nti reka mpime ndebe umugore wanjye mujyana ahantu turasenga. Mbere yuko mujyana kwa mujyana aho dusengera yari ari nde. Njye sindera ari kuwa kane nsanga umugore wanjye yaranyibagiwe. Sinzi impamvu mbibabwiye kandi narigeze kubibabwira. Nsanze yaranyibagiwe nari nambaye ishati y'umweru ngo yibonye abona n'itaburiya ya muganga. Ahita ambwira yifashe ariko cyane yambaye n'ubusa arimo abyina kiriwa nzenza indera mu muziki. Apana ibingibi bababwira ngo mukore Imana indera bo bacomekera abasazi buri wese abyina ibye. Nibavuga ngo muhimbaze Imana ugasanga umuntu yigize uko abyumva wagira ngo yewe data we uswari ushobora kwiragura wakwigira utya wari urwaye imbavu Imana igahita iteramo akantu ukagarura amaboko z'iki. Baraga ni amatorero y'umwuka ntabwo turi abafarati. Kandi kunezeza Imana fata inzira njya gupima ngo ndebe. Ndasenga ndimo senga Imana irambwira ngo ngukirije umugore. Ntutangaze kuriya bayobozi bacu tugira ibibazo by'ubwana n'ubuyobe abantu batumva. Kuba Imana ivuganiye nawe hano ngo ndagukijije wagera mu rugo ukarushaho kureba. Burya igukijije icyajyaga kukwicira muri ya ndwara igusigarije igituma uzamenya imbaraga z'Imana. Iyo itagukiza uba wapfuye. Noneho iyo atashye kubera imyumvire nawe uko ameze ahita avuga ati bamfunyije ubusenyize. Ariko burya yavuze ko igukijije iragukijije. Ndamanuka ngeze imbere Imana yarayimbwiye ngo yanyemeje umugore ngezeho usanga noneho yakuyeho arimo arisiga imyanda y'ikarayesi arabiyobora akigira atya ukajya ubona arafata ukabona arabyiniza ataha. Ndavuga ntuwite iki ni igicyumuze. Ibiryo nari mushiye ndavuga ni n'ubundi arimo arafashwa n'ibyo afashwa nabyo. Reka bino biryo n'ubundi maze iminsi nigiriza ubusa ku busa. Reka mbirya njye gusenga nariye ndebe ko Imana itanye. Nicara hasi ibiryo ndabirya maze kubirya numva indiraje y'irondo rwose y'amajoro mfata inzira. Nibwo nagiye regionali Nyamirambo ndizera nshingoni ndavuga naka ni agasuzuguro k'abadayimoni reka nirukangane shitani kuri sitade. Iyi ni imikino ajya mu bitani byo kuri umugore dayimoni mwongera mwirukani wabera Isiraheli amagare n'amafarashi natwe Uwiteka ni kera shitani umugore wanjye twarasezeranye. Ndimva amasaha ni 50 ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ndi Uwiteka ushobora byose. Icyo ukoze icyo wikinira kinkozeho ku mutima ndi Uwiteka. Umugore wawe ndamukije taho uramusanga imuhira. Nimupime murebe ushobora gusanga ibisubizo byageze imuhira. Pimurebe hari igihe igisubizo wagisanga mu kazi mu gitondo. Pimurebe hari igihe wagisanga mu isoko. Pimurebe hari igihe siyasa wamukura muri buriya bukwe uzajya
ntabwo yanga ndashoboye ntimuhagarike imitima yanyu uyu munsi wa none umugore wanjye ni muzima yari yarabaye nabi umureba ukagira ngo niwe ukora vidange z'amamodoka asa nabi afite impumuro utamenya aho yakuye none narapimye senga Imana nkajya mbwira Imana binterera umugore inyama nongera umusubiza isura ye n'umubiri we none isura yarayigaruka iyo umureba arakeye wagira ngo akora muri MTN mobile money arasa n'icyapa cya MTN kubera iki ibintu bya Yesu birajya ibintu biremera ibintu birakora ibintu bya Yesu abatabyemera bazabireke ariko twebwe tuzi icyo byatumariye tuzabinambamo tuzabigwamo tuzabihoramo ikibazo abatabyemera bazabireke twebwe tubyemera tubirimo haguruka dusenge kubwira ijambo tuzakomeza ejo timurebe Yesu ntakiranirwa ndagira ngo aka kanya dusengere ijambo ryitwa ngo Mana duhe kwizera ibyo turimo tugusaba ko bishoboka ko abantu basenga badahari data wa twese turi hano muri iri torero Patmos ikintu kigoye ni ukwizera kandi birirambira ngo umuntu utizera ntibishoboka ko anezeza Imana aba bagaragu n'abaja bawe duha umutima wo kwizera ko ibyo turimo dupima bizashoboka kandi turizera tudashidikanya ko n'umuntu ari umuntu tutamwirirwa imbere iminsi ingana gutya ngo dutwarire gutyo gusa abantu bava ahantu hatandukanye mu buryo butandukanye munyemerere rero dushimira Imana kubw'ijambo ryayo n'ituro rivuye ku mitima yacu kandi Imana iri kumwe natwe kugira ngo iduhe umugisha yavugaga umudamu wa Sara nabonaga nawe yiruka Sara ariko umuntu umuroga akoresha inkono y'itabi ni umupfumu uriya mwotsi atumuramo awoherezamo izina rye nabonaga yasaze ko mbona mufite ubwoba mutinya pasiteri ko mufite ubwoba umuryango wanyu ni iki cyababayeho ni ikihe kibazo mwagire mu nzu y'Imana musengera he twasengeraga no mu barage wabera ariko twarahinduye turavuze musengera mu barage wabera Salomo kwa Pastor Xavier kwa Xavier aho mbonye ikibazo ujye wasohokaga hari umwuka w'ubwoba ukuriho ariko uyu mwuka uri gufatana n'abapasiteri sinzi ni pasiteri ufite ikibazo n'abapasiteri gute ubwoba nagize ni cya gihe wasengeraga mu pasiteri noneho naba ndi mu rugo nkajya numva mfite ubwoba kubera nagiye gusengerayo uri muri ba bandi twasengeye babonye pasiteri utwika ariko bene data nimutagira amaso areyo abanyakigali basigaye babapfunyikira mureba iyo story murayibuka kuki se wumva ugifite ubwoba buri ko naryamaga isura yagarukaga ejo uzazane umugabo nuwe ejo muzaze muri deliverance mbafasha ejo ni deliverance nzabasengera mubohoke kandi ntacyo azabatwara byararangiye nta mu maji nta mu black magic ibintu byose bakoresha biri hasi y'imbaraga z'Imana amen amen hari abantu batinya shitani rimwe twari turiho tuganira n'umuyobozi umwe w'itorero arambaza tinye satani n'umukozi wa satani nuva ntuzatinye umurozi n'umuntu umuyoboka nuva ntuzatinye umurozi cyangwa umupfumu ndetse na satani ntuzamutinye
kubera iri Imana iri muri wowe iri hejuru ya byose, kandi ububasha n'ubutware iyo bukurimo uratinyuka. Vuga ngo amen. Amen. Ari nawe nshimira uriya mukristo ngira ngo ni wa Patmos, we yaramuhamagara amubwira live, ariko nshaka azamubuhamye yasenze nshaka ko azamubuhamye bwa birabiri, ngo yaramuhamagara amubwira ngo nsubiza amafaranga yanjye. Icyo ni ikimenyetso ko Satani araka nakanyamafuti koko. Ibaze nta resi bagiranye, nta n'ikimenyetso, arayamusubiza. Uzi ko yamusubije kuri mobile money, ntiyayamusubije mu ntoki kuko azi ibyo yakoze, ariko yarabohotse. So ejo muzaze mbasengere n'umutware wawe, nta dayimoni yabashobora muhumure. Ugenda usinzire neza, uwo mwuka w'ubwoba ukuveho mu izina rya Yesu. Amen. Sinze n'impamvu warusohotse ngitangira, buriya hari umugambi w'Imana. So mbere yuko ujya gusenga mu nsengero utazi, ujye ubanza usobanuza. Turabizi hari abaharabika abandi, ahubwo mwumvise ko baduharabika kubw'inyungu za wala. Yesu akurinde. Wewe wambaye rinete Dudu, uzi umugabo ungana icyo yitwa Dudu, hari imbaraga mbi yakoherejweho mu buryo budasobanutse. Ari mu ijoro haza umuntu yitwaje amahumane, azira mu nzozi, ariko n'imbaraga z'umurozi. Uyu murozi arashaka kukwica nk'uko yishe muramukazi wawe. Muramukazi wawe yapfuye atonyoka, inyama zishira, yagiye abora umubiri. Yego. Hari amuhumane amaze kujya ku mubiri wawe. Yego. Ibyo ni ibimenyetso by'umurozi kugira ngo agire ububasha ku buzima bwawe. Ngwino hano imbere. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwuka wose uva kuri Satani woherejwe kuri aba bana b'Imana, ndawirukana mu izina rya Yesu. Wambaraga y'amahumane, rekura umwana w'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Buri mwuka wose woherejwe uyu mwana, sohoka. Waziye mu nzozi, uzira mu mayoberane yawe, rekura uruhu rwe. Fire, rekura uruhu rwe. Sohoka mu buzima bwe, sohoka mu buzima bwe, sohoka mu buzima bwe. Fire, go. Fire, rekura. Amaraso Yesu, amaraso Yesu, amaraso Yesu, amaraso Yesu abohori uruhu rwe. Diamond, uyu mwana muvemo. Ntuzamwica, ntuzamushobora. Yagiranye isezerano n'Uwiteka. Rekura icyitwa umubiri we wose, cyitwa ubuzima bwe bwose. Urekura urugo rwe, urekura imikorere ye, ndetse n'umubiri we. Mu izina rya Yesu urahiye. Urahiye demon, urahiye demon, urahiye demon, urahiye demon, urahiye demon. Umwuka w'inzoka numuveho, imbaraga z'umwijima zimuveho. Fago! Urahiye, rekura, sohoka, muvemo. Amaraso Yesu, amaraso Yesu, amaraso Yesu, amaraso Yesu, imbaraga za Yesu, amaraso Yesu, imbaraga za Yesu. Yesu w'i Nazareti, bohora. Yesu w'i Nazareti, kiza. Uyu mwana umushakamo iki? Wifuza iki ku buzima bwe? Wifuza iki? Fire, wifuza iki? Kumwica. Uramuziza iki? Arasenga cyane bikambabaza, niba hari umuntu usenga ku isi sindabona. Iminsi 40, 37, nge sinzi ikinasengera. Ngewe wambwira ikinasengera icyaricyo. Mana yanjye. Umva arasenga, niba hari umuntu usenga ku isi, reba ibirasigaranye. 40 arayisenga kandi yaravuye mu yindi 14. 7 ingahe mana. Ubyirwa n'iki wowe? Nge sinzi n'umwana nanjye njya nibaza se ni ikibazo afite mu mutwe niki. Niba hari umuntu usenga mu buzima byakora mana sinzi. Ese iyo mana uri kuvuga ni iyahe? Gusa wowe koko uragira ngo nkubwire gute? Ndakubwiye ngo arasenga mu muryango wabo wose.
arakijijwe ubyumve no kumubona agenda byonyine cyakora uwiteka yaramusize. iyo mana uri kuvuga ni imana yihe? ni imana nyine yihe? gusa urumva ari iyihe mana nyine niyo mukorera kubwo mwirwa muntesha umutwe igihe mwamereye muryango wabo narawumaze narawuzengereje mbese abantu babo bose batunzwe n'amasengesho asenga ariko umunsi namufashe rimwe gusa akagwa rimwe nzamwereka umuryango wabo wose n'ugwita noneho ngufata mpiri ndabikubwiye kandi ubyumve wirirwa nawe umusengera umuryango wawe ukawusengera itorero ukarisengera ngibyo binambabaza we noneho ngufashe nakwereka nuko ntaragufata ariko ndamutse ngufashe ntago mbese simbizi wanyereka wabigenza ute? ubwo nawe nyine urabyumva icyo nagukorera kuko ntago nibaza uburyo kuko ubundi bwa mbere na mbere igihe amaze asenga ubundi ni kera cyane yamye akunda gusenga cyane cyane kuko no mu muryango wabo akijijwe kubarusha. ikindi cya kabiri kuva kera yatangira na primaire na yakundaga barukore mu buzima cyane akamabwira Imana ngo wampana we ndakwinginze dore mu rugo wacu ntabwo bakijwe n'abakatolike kandi sinshaka kuzajya nsengera ariko nshaka rimwe uzama umunsi igihe n'isaha Mana ndakwinginze pe uzama igihe cyo kugira ngo umpamagarire mu itorero ryemera umusatsi kubera ko akunda umusatsi noneho ku buryo basi urabizi Imana rwose yuko akunda kwambara neza akakubahisha wa Mana we ariko Mana ntago mbizi ukuntu nabona nabivuga gusa nyine yatangiranye n'iri torero kuva Nyabugogo imbeho yose Mana yanjye mbese sinakubwira ngo ubyumve gusa nyine nanjye byarandenze ako kuva Nyabugogo asenga ngaho hanze hose hari Nyabugogo iruka ngo agiye muri Patmos Mana we ijoro ryose ahantu hariho hose avuga ati ngiye Nyabugogo umuryango we ngo kusi umwana yarasaze ngo none Nyabugogo ajya barayimurozi ahantu hose abari kuvuga Mana yanjye ngiye muri Patmos kandi nawe yaravuze tumva kereka Patmos bayitariho niho naba nanjye ubwo ngubwo ubuzima bwanjye bwarangiye ati kandi kereka Uwiteka aje gutwara itorero akarizamura niho nzazamuka naho ubundi nsize Patmos nta kintu naba njyanye nta na kimwe. wese Patmos urayizi? ndayizi nyine. uyizi iki? nayimenya se usanga abantu bose Patmos niba ari ibiki numva sinzi ibibakurura numva zibyare numbaze uje nasohoka nta muntu n'umwe uhagera ngo asohoke njye sinibaze. bikubabaza iki se? birambabaza ntago nabikubwira ngo ubashe kubyumva. hari igihombo bifitemo ibyo? njye ndahomba cyane nk'ubu ngubu ureba famiye yabo yose arakijijwe kandi ikibazo yirirwa basengera Mana yanjye yirirwa basengera ibaze ejo bundi ako ntabwo uri kubyibuka ibuka cya gihe igihe yarotaga Imana isigaye imusura buri munsi nijoro ntishobora niyitaje aravuga ati ariko wawiteka ubwo uzi kuna amaviye yabaye amagambo make ubonye kuna amaviye yabaye umukara kubera senga pfukanye. subiza icyo giye kukubaza uri kurizwa n'iki? nyine ahantu hari kumbabaza ari aho mpagaze ari iki ngiye ndumva nibyo bituma ayo marira amanuka? ndumva ndushye cyane ababaye cyane cyane ariko ubundi se wifuza iki? ngiye nshaka kwica umuryango wabo wose nkawusibanga uyu nguyu we none Mana niyo murebye atambutse mu buzima
mererwa nabi cyane, ariko abaye atari uko biri kose nibura hari icyo nabasha kugera, kuko akunda nuva ngo no gusenga, asengera musaza we, asengera abo bavukana bose, kandi ntashaka kuryama atavuze amazina y'umuryango wabo wose. Nibibaho, ibaze nawe guhera ku wa mbere urenze. umva ushaka n'uyu nanjye ni bose ngese dufite bose. Impamvu nyine urabona no kujya nibuka cyage nenge kubikubwira oya ntabyo ndashaka kwibuka. Naguzi ko yarose se wowe, naguzi yuko nchaka yiki, naguzi yuko yarose njyewe nchaka yiki wowe nyine. Impamvu hari aho duhurira, impamvu ni ukubera akunda kuza gusenga cyane, kandi itorero nashaka kurara atayivuze. Noneho mami we rero, mana we, ibaze wumva ibyifuzo yanditse ibyifuzo 8. urinde se kuko nkubwire ngo iki izina rya urinde mana yanjye we. Yesu urasenga? Ndasenga ko nyene urwiyerurutso mama, kugira ngo abantu batazajya bamenya ibyari byo. Usengera he se kuko uragira ngo mpavuge koko? icyo se oya wituma mpavuga, kuko nawe iyo asenze inshuro nyinshi aravuga, ariko wawiteka we ko hari igihe bampemukiye bakandoga ntari mbizi, ako mana ushimwe wagize neza, akabazamuye icyubahiro. Ayo maboko niyo nshaka guca, ndashaka kumuca ayo maboko, simbishaka. Kandi wibuke yuko yakiriye hariya amagambo make rero. Yaravuze ngo ni ibiki washize ku mubiri we, ngo ntashobora gusohoka ngo muri pati. ni ibiki washize ku mubiri we, ni ibiki washize ku mubiri we? Aha, reka tubyihorere. Icyo nzi neza nuko nyine nuko asenga, ubundi nicyo kintu kimbabaza. Umubiri we washizeho iki? Nyumvira nawe, uranyumvira koko ngarabaze. Ubu se we ntabwo ubibona mu gatuza namaze kumuteraho biriya bintu, kandi no ku maboko naho biri. Byitwa ibiki? Byitwa iki? Nibara amahumane gusa nyine, ni amahumane urebye, ni amahumane, kuko ubundi iryo joro urebye se ni igishinzwe kureba iby'abarozi. Ngareka mbikubwire basi, kuko uri kumbangamira, kuko n'ubundi uri gutuma byongera n'ubundi bikanamurya. Biri kumubabaza ahantu hose, mu gatuza biruzuye. Katurebe ibi byose ni wowe wabishyizemo? Naho nyine se nyine ku gice cyo hejuru hose byamwuzuye. Ejo wundi yararyamye, reka mbikubwire. Kuramo, reka mbikubwire. Kuramo ntabyo ngereye kumva. Reka nivuge. Sawa, reka nivuge. Banze mubwire. Urinde nyine no urinde. Mana yanjye nawe uravuga ngo ni namenya ngo zajya urunsengera nzashye, wituma mnivuga. Witwa nde? Yalla uri jini? Yesu we wejya kwicara mu izina rya Yesu. Yesu uzaze muri deliverance. Okay. Mana we komana. None se uravuga yalla, ukavuga Yesu, ukavuga Imana. Ndiyoberanya rega. Muryango wawe ntibabi. Ndiyoberanya kuko niwapfa no mbwira rero se ngutangira raporo nyibwira. Ukuvuga ngo ubundi. Yego. Ngiye nshaka kumara umuryango wawe uhereye ku bantu. Wamara kumara umuryango nanjye ukanzaho? Kubera ko Fire mighty name of Jesus Christ. Ukoresheje imbaraga. Mubarira ngende basi sinzamugaruka. Ukoresheje imbaraga. Yesu we. Mbabarira ngende. Ntabwo nzamugarukaho nubwo asenga, ariko Fire witwa nde? ndashyano hose. Umuriro mu maguru, umuriro mu nda, mu mugongo, mu maboko, umubiri wose. Bw'amaraso Yesu, bw'amaraso Yesu, bw'amaraso Yesu, bw'amaraso Yesu, umuriro urahiye. Aya maboko ashaka guca, noherejemo umuriro w'amaraso Yesu. Ngize imbaraga za Yesu. Kuramo buri kintu cyose washize ku ruhu rwe.
ngaho mbwira izina ryawe urinde. Ndakurekura ariko uvuze izina ryawe. N'ubundi bahora babona mbaroga ariko ntibabimenye. Ariko uyu nguyu washaka kuzamvumbura kuko rimwe na rimwe arabitekereza. Izina ryawe urinde. Ati se na Delphine, ese ni mami. Kubera ko ariko ntabwo ari mami wa hano mu rusengero. Ni umumama bita mami. Ariko nyine njya no mu rugo iwabo nkarya iki bintu byose. Ariko ndiyoberanya niba hari umuntu ubagira inama wa mbere ndi uwa mbere wumve yuko na musaza we yarabiyobewe. Ni ukuvuga ngo inama zose mba nzirimo kuko ntibankeka bangira nyambere mu muryango. Izina ryawe witwa nde? Imikino tuyigana. Amazina yawe yo. Giravuga. Banashaka kwivuga. Ubundi se ndakugira inama ko mbigutegetse. Ngutegetse kwivuga izina ryawe. Turi babiri. Nimushaye mu bijana. Turi babiri. Uwa mbere ninde? Nyine. Fire uwa mbere ninde? Garuka urajya. Uwa mbere ninde? Uri kunwika mbabarira basi sinzongera no kunamukoraho na gato ajya arasenga buri munsi nta kibazo. We ntutanga uburenganzira bwo gusenga uri satani. Uri umwijima. Ukeneye kumenya uwo uriwe. Nukuri reka mbikubwire basi ariko ngende kuko ndashyana hose ndi kubabara. Okay, sawa. Ngaho nyibwira ko kubabara ndi kubara ahantu hose. Urinde? Nguhaye umwanya wawe. Ndagucitse. Ujya hese? Uyu se we akuse yandetse nkigendera koko. Ujya hese? Nandeke nigendere rwose. Fire diamond n'abambari we vuga waturutse. Yo. Urinde? Uya ntabwo nshaka kwivuga. Kubera iki? Uya bazamenya. Inkota y'Uwiteka ntikabure kukwica wa mugome we. Bibiliya avuga ngo umurozikazi ntituzakunde kwabaho. Hitamo gupfa cyangwa kwivuga. Si kuko nivuge. Gera vuba. Umuryango wabo sinawukira. Bazaba bamaze kumenya neza sinzana hakandagira. Ntabwo nakongera kuhakandagira. Fire ivuge. Amabanga yose y'abadayimoni turayamenya. Buri mbaraga mbi yose aho yari tuyitesheje agaciro. 1 2 3 Fire! Mumbabarire nukuri mumbabarire basi. Mumbabarire basi mureka ajya yisengera igihe cyose. Ntabwo utanga uburenganzira bwo gusenga. None si bigenze niko. Vuga izina rye tukureka wigendera. Ukuri use kuko ndivuge. Niwe. By force we. Okay. Vuga izina ryawe. Ndi gushya nukuri. Ndi gushya cyane. Ndi kubabara ahantu hose nubwo mumbona. Ndi kubabara cyane ndi gushya. Ndi gushya ahantu hose. Umuriro w'amaraso Yesu. Umuriro. Amaraso Yesu mu maguru umuriro. Mu ndu umuriro. Mu mugongo umuriro. Mu mutwe umuriro. Ahantu hose umuriro. Fire! Urahiye. Vuga izina ryawe bigenda. Ndigushya rwose. Ubundi rero no mu mukozi wabo wo mu rugo kwa musaza wabo. Noneho nge nitwa Delphine. Urakoze cyane. Urumva ariko rero nyine umuntu ntuma wose namukubwira. Niyo wagira umunwa we? Umuntu ntuma. Urumva ndi umukozi wabo nateka bararya nashyiramo iki bararya urumva. Uri umukozi witwa nde? Nitwa Delphine. Zamura ibiganza byawe yaho. Ubutware bw'Imana bukuzeho mu izina rya Yesu. Umenye imbaraga ziri mu mukozi uri wawe. Umenye imbaraga z'abagendi wawe. Akira amaso abona. Akira ubwenge bw'Imana. Akira impano z'Imana. Haleluya.
tugiye gukoresha abantu tunabaza. yari yananiye kuva na kera. Adefe Karame. amagambo make. Yego. Ndakumva ndanakubaha. Uranzi se? Najyaga nkumva kuko hari igihe kimwe nka 2010 hari igihe 2017 Hare umukazi wo mu rugo rero. ni ukuvuga ngo guhera yarangiza kwiga ubundi na mbere ubundi naje ryari hari naje nsanga madamu nyine umumama wabo amaze gupfa basigarana agahinja kuva namara kurera ako gahinja agahinja karakuze kiga maternelle kuri Escafe ni ukuvuga ngo rero ako gahinja maze mami yajyaga gasengera mami nawe shamana yanjye mami nawe aransitsa mami yajyaga yirwa asengera ako gahinja kuko yigeze kuzana nyine Dudu yigeze kuzana ifoto ayiha mami aravuga ati kuko uyu mwana kuva mu yapfa arira guhera nimugoroba ngiye ubundi yajyaga ava ku kazi yamara kuva ku kazi yagera mu rugo agahita nyine atangira gusenga kandi ubwo yajya gusenga nkajya mu cyumba kindi nanjye ngatangira nyine kunetraliza ibyo asengera ariko uyu nguyu ariko buretse gato ngufasha musufite ububasha bwo kuba mwafata amasengesho turabushobora cyane turabushobora ahubwo buri sengesho usenze ryose nta mbaraga satani zojya kurifata akanwa kawe gahindutse umuriro buri sengesho usenze nta mudayimoni uzarifata buri mbaraga ya satani ntizashobora isengesho ryawe vuga ngo Yesu ndi umuriro Yesu amagambo yanjye abarozi ntibakayafate igihe senga ikirere kijya gifunguka abamedi n'abaperesi ndabatwitse mu izina rya Yesu. ari ikibibe gifite amatama kimeze gutya niwe wise nyina cyangwa ugutuma agari ngiye wari utarahagera kuko nari ntarahagera urumva mama wabo umva sujye umubwira reka mbikubwire gato wari umukozi toka reka mbwira parido gato mbikubwira parido gato niwibuka cyagiye umubwira ngo hari ifoto yamuheze mu mutwe ngo yanze kumuvamo uriya mu mama yaramukundaga ibyo subimenye ute ntabwo nabiyoberwa kubera ko urabona Bible afite iyo agiye gusenga iriya Bible niyo uriya mu mama yamuhaye yambwiye ati Adelphine Karame najya dufatikanye rero yego uyu muryango ugomba gukira nawe ugakizwa nakizwa ntibibaho baguye amafaranga ngahe bande se bayampaye ayo bamemba mu rugo yabukorera uguha abo amarozi nkorera bo ndumva nashaka kubavuga n'amafaranga yigwe mbabarira urabavuga ntubavuga ndumva nashaka kubavuga okay by force by order by fire rimwe kabiri gatatu fire tumenya tuma kamabanga y'abadayimoni kose fire uri tayari kuyavuga oya kuhinduye ijwi se kandi oya rwose fire vuga fire vuga kuko nazamugira kubagarukaho ibyo wabagaburiye babiruke ibyo wabasasiye ndabitwitse ahantu hose biruzuye niyo wagira ute niwanabihamara ako se nawibaza amagambo make y'abayaya n'abayaya hajya barayagira gira vuba ni inyoni wa mungani wawe amagambo make y'inyoni ngaho ninde wagutuma kuko nge nica abazimu n'abadayimoni ndabizi warabamaze ahantu hose nawe niyo mpamvu rero yahungiye hano ni wowe ukurikiyeho rero niyo mpamvu yahungiye hano kuko ahandi hose nta namwe kuko yarabwiye Imana ngo ashaka ahantu azajya gusengera amagambo make nabyumvise bazi ninde ugutuma izina gusa nkurekura nkwirukana no muri uru rugo gusa nyine no kutabimaramo ibyo nashyizemo ntago ari umurimo wawe n'uwanjye mbwira kazi ibihoho faya watumwe nande
ndategereje. Uhisemo kubabera igitambo nk'iki. oya Gira vuba. oya rwose winyica, Rimwe, oya winyica, kabiri. oya winyica, Uravuga ntuvuga. winyica nukuri mbabarira. Gatatu. Fire! Tubwire ninde wagutumye. Ninde wantumye? Ninde wagutumye. Kamukubwiramo amahoro, Okay. kamukubwiramo amahoro kuko n'ubundi ndumva nta mbaraga mfite Wabibonye. ahantu hose nahiye Gira vuba. nashize. Gira vuba. Njyewe nitwa Yego. Immaculée, nitiranwa na mama we. Ni ukuri nitiranwa na mama we. Irindi zina ryawe ninde? Yego ko se uyu mugabo we. Fire! Gira vuba. Yesu we. Immaculée nde? Umva nkubwire. Ubundi nitwa Immaculée, urumva? Yego. Nkaba ndi mama, urumva? Ukurikirane, nkaba ndi mama uyu mumama nyine wapfuye. Uri kubyumva nuvuga ngo uwapfuye ni umwana wanjye. Urumva? Ariko sinjye wamwishe. Nanjye nyine nayo be wabamwishe. Ariko numva ntarekuye umuryango utuza na gatoya. Ni ukuvuga ngo ngewe ubundi ndi nyirabukwe wo muri runo rugo. Hano yarererwaga. Kuko mu buzima akunda gusenga. Kandi iriya Bible afite. Iyo agiye gusenga arayizamura hejuru akavuga ati wa Mana ushimwe. Ibyo ntabwo ari byo nkubajije. Ako su Fire! nitwa Immaculée. Irindi Hoya. inkota y'Uwiteka. Ayo Mana we, nabara we. Irindi ninde? Nabara we. Urahamagariye Imana. Ni Imana yo mu ijuru. Ngaho. Nsengera kwa Karoli Rwanga Inyamiramba. Ugasenga unaroga. Ndiyoberanya ako ntabwo nabikubwiye tugitangira kugirana ikiganiro. Ndiyoberanya. Uranzi se? Wowe najyaga nza mu rugo buri munsi naza ngasanga yagiye ngo yagiye guseka. Ubundi buri wa kane ubundi mu rugo iwabo nabanje gutezamo umwiryane, baramwanga, yaba yavuze akaba ikibazo, yaba atavuze akaba ikibazo. Dore rero ahantu byaje kubera bibi, yaje namuteje ikigeragezo, umuteje ikigeragezo. Ayo ni amagambo y'abagore. Irindi zina ryawe ninde? Ndamubwira akantu gatoya. Ntako nshaka. Irindi zina ryawe niryo nkeneye. Ubundi nkakureka ntuzongeye gutera uyu muryango. Ubundi se ndimo Fire! Irindi zina ryawe niryo nkeneye. kurivuga rero ntabyo ni ikibazo. Rimwe, Mbabarira. kabiri, Mbabarira we. gatatu. Fire! Irindi zina ryawe ninde? Mbabarira we, mbabarira nukuri. Mbabarira. Immaculée nde? Mbabarira we. Irindi zina ryawe ninde? Irindi ryo rwose kurivuga mbabarira n'ubundi yamaze kumenya buriya kuko Icyo si cyo kibazo. kubi. Akurura kubi. Ibintu byose iyo umuvise. Irindi zina ryawe ninde? Niwe ntegereje. Okay, kaduhamagare Mekayire runi ushinzwe kwica abarozi. Wimuhamagara mwihorere. Ijuru ritabare y'umwana w'Imana. Buri mutayimoni wamurwanya agatsirwe. Buri murozi wamurwanya agatsirwe. Buri imbaraga y'ikuzimise. Buri myuka y'amarozi ishe. Buri imbaraga z'inzoka zishe. Buri imbaraga z'amarozi zishe. Iz'abazimu zishe. Iz'ikuzimu zishe. Rimwe, kabiri, gatatu. Fire! Wiyemeje kurekura umuryango wose? Ntago napfa kuwurekura nukuri. Ntago bishoboka. Kubera iki? Hari ibyo ubona we bishoboka ariko njye sinshobora. Ntago nshobora.
mbanze mbikwemeza mbabarira ndigushya we birashoboka kubarekura ndigushya nukuri ndigushya we ndimo ndashya cyane uhiye wavuga izina ryawe ukanabarekura nimakira ariko wowe irindi nimakire irindi ubusindi wowe urumva ntarivuga umva umuriro ndashya ahantu hose nukuri wa mupapa w'Imana we wandetse koko nkagenda uramutse ubonye kuntu nza niho wowe wavuga usute mama umva mbese n'imyaka yanjye nta hantu bihuriye mfite imyaka 40 n'ingahe n'itanu n'ingahe gutyo ariko undebye ku isura gutyo wajyanda umwana w'imyaka 20 ibyo mbese byatuma nkubabarira gusa yego ushinzwe kwica abantu gusa nicyo nshinzwe iyo sura uyikura heza ariko nta muntu wabimenya kuko no mu miryango yabo garuka rero nongere nkwembereke ko Imana dukorera itabire yaryo imbaraga z'Imana zimanuka zicagagura imigozi yose y'umwanzi iyi myuka mibi n'izi mbaraga z'abarozi ndazirukanye nzirukanye muri uru rugo mwirukanye ku butaka mwirukanye mu byo barya mwirukanye mu mazi mwirukanye mu kirere urahiye sohoka yindi hari fire urahiye wagiye mbabarira ngende nukuri ndagiye ariko sinavuga imbaraga nkoresha izo nazo mwamenya pe yewe ugiye kugira ugiye kunkata none yewe winkata mbabarira pe mbabarira akuzi kuri gutuma abantu barara hano ariko nawe nushaka ubihorere ukoresha iye myuka ndagiye ukoresha izi mbaraga buri myuka barangi yego karaga umutwe wawe ugende oya fire akoze ubwo ugiye mereye fire go soka imbaraga z'abarangi rekura sohoka nzongera basi ntabwo nzagaruka guhera kuri mama wawe ibintu namuteje pararize kandi bamuvurije mu rugo hariya buri munsi nkaza nkareba uko ameze yewe urantemye komenda urugende iyo urakanga kubwira ibindi ntabyo nkeneye aha ubwo noneho reka tubyihorere sohoka seze rugende ngaho umuyaga w'imbeho uva ku Uwiteka uvanze n'amaraso Yesu Kristo urimo umuriro utwika uhere ku maguru ugere mu nda ugere mu mutwe 1 2 3 fire barahiye ngaho kimbia mbio wansoka we sohoka kimbia sohoka mwuka w'inzoka imbaraga z'inyamaswa ibyoherezwa muri urugo ndakwirukanye wanjangwe wambaraga zimbwawe wansoka we fire go sohoka rekura bose bavemo izina rya Yesu go maramo byose twara byawe byose gashaho akunda gusenga cyane ko yababaraga cyane kandi ntiwabimenya ntabwo wabimenya jyana imari zawe zose reka ngende sawa ndagiye sawa ubwo si ngo nagiye ntabwo ngiye mbabarira utanyita mbabarira n'ukuri we mbabarira basi okay twica umurozi haguruka ku maguru twica umurozi 1 2 3 fire kuzimu mana we urapfuye wishwe n'ingota y'Uwiteka fire imbaraga z'abazimu zose turazitwitse 1 2 3 baba we none ndagiye sinzagaruka mama wawe nari ngiye kumuteza uziko nabyo yabiroza Imana isigaye musanga mu nzozi 1 2 3 fire nijo sinarici basi zamura ibiganza byawe akira uburinzi mu izina rya Yesu umugore uriya umudamu kukicaho cyomeze uri he uri mu rusengero
mwirukanye mu bana bawe, mwirukanye muri bizinesi yawe, mwirukanye ku mubiri wawe, mwirukanye mu modoka ugendamo, mwirukanye ku butaka ugendamo, mwirukanye ku kirere ugendamo. Buri mwuka wakurwanya wose nkukubise hasi nk'izina rya Yesu. Akira amavuta masa, akira imbaraga zitwika, akira imbaraga ziri mu maraso ya Yesu. Umuriro utwika ibikurwanya, akira inzozi nzima. Buri mana iva ku mwami wacu Yesu Kristo ikuzeho mu izina rya Yesu. Umugisha w'Uwiteka ujyane nawe, ugira inzozi nziza mu izina rya Yesu. Amen.